Uyu mubyeyi turamushimira ku kibazo cyiza yabajije, ati ni ikihe gihano naha umwana kugira ngo bimufashe kwisubiraho ariko anakuremo isomo. Mu by'ukuri ababyeyi benshi bakunze kwibaza iki kintu, ariko mbere y'uko tukigeraho ndagira ngo tubanze turebere hamwe ibi bintu bine by'ingenzi dushobora kubanza kwibaza mbere y'uko dushakira umwana igihano runaka. Ikintu cya mbere dukwiriye kwibaza ni ese ibintu uyu mwana ari gukora yaba azi icyiza akwiriye gukora? Rimwe na rimwe duhita tubona ko umwana yaguye mu ikosa, umwana yakosheje, umwana atacyumva, ariko twebwe uruhare rwacu ni ukumwigisha icyiza, ni ukumwigisha icyo akwiriye gukora, ni ukumwigisha muri uwo mwanya w'icyo ngicyo yakoze nabi. Ese icyiza arakizi? Ni urugero, ashobora kuza akinjira mu nzu agafata nk'isahani akayitera umupira, ariko ntabwo abizi neza ko gutera umupira isahani ari ikintu kibi. Ntabwo ari ikintu nigeze mfata umwanya nk'umubyeyi ngo mwigishe mubwire ngo iki kintu ni kibi, ntukagikore mwana wanjye. Ahubwo iyo agikoze kubera ya marangamutima yanjye ahise azamuka, kubera ko nzamuriye isukari, ikintu gihita cyihuta ni uguhita nshaka ni gute uyu mwana agomba kumva ko agomba guhinduka. Ariko ndabasaba ngo tuzirikane icyo kintu cya mbere cyitwa kumwigisha icyiza, kumwigisha igikwiye. Iteka ryose igihe agize ikiba akora twibaze tuti se koko icyo yari akwiriye gukora cyiza narakimwigishije nk'umubyeyi? Ikintu cya kabiri dukwiriye kuzirikana ni ukumuha ubufasha bwo kugira ngo amenye neza cya kintu gikwiriye kumenywa. Mu by'ukuri bifata igihe kirekire, kandi navuga ngo ni na kirekire cyane cyo kugira ngo umuntu ahindure ave ku kintu yari azi ajye kwiga ikindi. Ku bantu bakuru bidusaba nk'iminsi 21 umuntu abikora buri munsi kugira ngo uhindure ikintu wari umenyereye ujye ku kindi runaka. Urugero, nimba ushaka kwiga kuryama kare kandi uzi neza ko kuryama kare ari ikintu kigufasha, iyo ugikoze bigusaba igihe kinini kugira ngo ureke telefone se, ureke ibindi bintu byakurangaza ujye mu buriri. N'umwana nawe rero ni uko nguko, ikintu umuhaye kumenya, ikintu uri kumwigisha ntabwo ukwiriye kumva ko ari buhita akimenya. Niba uri kumwigisha ngo ntugakubagane mu ishuri, menya ko ari urugendo, ni urugendo azatozwa igihe runaka kugira ngo abashe kukimenya, abashe no kugikurikiza. Wikumva yuko nimba ukimubujije nonaha, ejo agomba gukora neza uko abikeneye. Muha ubufasha akeneye kugira ngo agere kuri kwa kudakubagana mu ishuri. Ese njye wakeneye ko mufashe iki? Ntiwumve ko ari urugendo rwe gusa, ni urugendo rwanyu mwembi. Ikintu cya gatatu dukwiriye kuzirikana ni ukumwibutsa. N'igihe akoze cya kintu kitari cyiza, wikumva ko ari inshingano ze gusa, wumve ko harimo uruhare rwawe rwo kumwibutsa. Ariko rero narakubwiye ngo mwana wanjye ntugakubagane mu ishuri. Iyo umwarimu ari kwigisha ni byiza gukurikira ukamusobanurira n'impamvu ituma ushaka yuko adakubagana mu ishuri n'icyo azakuramo, bityo azarushaho kubyubahiriza bitewe n'uko yumva bya bintu bimuhora mu matwi. Hari umuntu uhora amwibutsa ko cya kintu ari cyo koko akeneye gukora. Ikindi kintu cya kane cy'ingenzi cyane nibandaho ni uko abana benshi bakora ibintu bitari byiza, bitwara nabi kubera yuko hari ibintu bitagenda neza muri bo ubwabo. Ugasanga umwana, nimba mama we amaze iminsi ataha atinze akabyuka kare, agatangira kujya arira iteka ryose uko agiye kugenda. Urumva umubyeyi we ikintu akora aba ari gutekereza turi kunkerereza, reba ibintu uri gukora, bityo ukaba wanamukubita. Ariko umwana icyo aba ashaka kukubwira ni uko agukeneye muri ako kanya, ni uko akeneye ko mugumana, ni uko akeneye yuko umuba hafi, ariko ntabwo arabona amagambo akwiriye yo kubikubwiramo. Rero
inshuro nyinshi umwana yitwara nabi kubera ko hari ibyo ashaka kuvuga, ibyo ashaka kudusobanurira ariko atari yabona neza amagambo yo kubivugamo. Ni ingenzi rero ko nk'ababyeyi mbere y'uko duhana umwana, niba umwana ari kwanga kujya ku ishuri, banza witegereze urebe ni iyihe mpamvu ituma uyu mwana wanjye atari gushaka kujya ku ishuri. Ugenzure, ukurikirane, nibiba ngombwa unajye no ku ishuri uganire n'abarimu umenye neza ikintu kitagenda. Niba umwana ari kwanga gusigara mu rugo, genzura umenye neza ikintu kitagenda kiri gutuma wenda yanga gusigara mu rugo, n'ibindi bitandukanye. Ndabizi neza ko hari byinshi abana bakora tukihutira guhita tubahana, ariko ni byiza ko tugenzura tukanikebuka tukareba niba nta kintu kiri gutera uwo mwana kugira iyo myitwarire itari myiza, bityo ngo natwe turebe ko nta ruhare twagira kugira ngo uwo mwana ahinduke. Rero reka tugaruke noneho kuri bya bihano byacu bishobora kuba byafasha umwana kuhinduka, ndetse bikaba byanagira n'isomo bimusigira. Biri mu byiciro bibiri ibyo turi bwibandeho uyu munsi. Hari ibihano ntakwita nk'ibihano, ariko ni uburyo ubuzima buduhana, reka mbyite gutyo. Ni urugero, nimba umwana yanze kurya, byanze bikunze inzara iramwica, ubwo ni uburyo buri naturel navuga ko ubuzima bukoresha kugira ngo buduhane. N'umwana rero navuga ngo ibyo bihano ubuzima butanga, iyo umubyeyi abyifashishije kugira ngo yigishe umwana isomo, bigira umumaro munini cyane. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kuba, nk'uko nari mbivuze, yanze kurya. Ntabwo ari bya bihano umubyeyi ashobora kuba yavuga ati wenda nimba wanze kuva mu muhanda genda imodoka ikugonge. Oya, ntabwo tubikoresha kuri bya bintu bifite ingaruka mbi cyane ku mwana tubireba, byanze bikunze umukura mu muhanda. Ariko bya bindi ubona ko bitamugiraho ingaruka ikabije kandi bikagira icyo bimusigira, ni byiza ko umureka akabona yuko cya kintu gishobora kumugiraho ingaruka, yarangiza akakireka. Ni urugero, ushobora kumubwira uti aho hantu ntukomeze kuhagenda, cyangwa se genda gahoro, nugenda wirukanka cyane uragwa, kuko uzi ko ari bugwe ntababare cyane, ukamureka akabibamo akagwa, ariko hantu agatinya noneho gukomeza kuhagenda mu buryo butari bwiza. Ibyo bihano rero navuga ngo ni ibikoreshwa muri bya bintu bito bito byo kwigisha umwana responsabilité cyangwa inshingano zo kugira ngo yirinde ubwe, agerageze kugira ibyo akora agenewe gukora nk'inshingano za buri munsi. Ni urugero, kurya, kunywa, kwambara, niba utambaye uraza kwicwa n'imbeho. Ibyo ngibyo bihano biri naturel tubikoresha muri kwa kwigisha umwana responsabilité z'ibyo akwiriye gukora kandi neza. Hari ibindi bihano noneho twebwe ubwacu dushyiraho, ariko tugamije ko wa mwana agira ikintu yiga. Nk'urugero nshobora gutanga hano, umwana ashobora kuba ari kugusuzugura kubera ko hari ibintu runaka bimuhugije. Bya bintu ukamubwira uti ibi bintu rero ntabwo nongera kubiguha mu gihe utagiye gukora cya kintu ndi kugusaba gukora. Utari kujya gukora wa mukoro mwarimu yaguhaye, utari kujya gukora ka kazi twahanye gahunda y'ukuri. Nk'urugero, nk'iyo umwana yanze gutaha kare kubera ko wari wamuhaye uruhushya rwo kujya gusura bagenzi be, ukamubwira uti ubu ngubu ntabwo uzongera kugira aho ujya kugeza igihe uzamenyera gutaha kare, kugeza igihe uzasabira imbabazi kandi ukajya utaha kare nk'uko twabisezeranye. Wa mwana iyo ubimubwiye abona ko ingaruka zabayemo ni uko yabujijwe gusohoka, kandi ubutaha naramuka atashye kare noneho nabyita ko azajya ahabwa noneho uburenganzira bwo kujya gutembera nk'uko yabyumvikanye n'ababyeyi be, kandi agatahira ya masaha nyayo yo gutaha. Yigiramo ko
gutaha kare ni ingenzi, kandi iyo atubahirije amabwiriza ababyeyi bamuhaye cyangwa ibyo yagiranye, amasezerano yagiranye n'ababyeyi, byanze bikunze akuramo ingaruka, cyane cyane ko habaho n'ikiganiro. Aha ngaha ndashimangira ko ni byiza ko habaho ikiganiro kivuga impamvu icyo gihano yagihawe ndetse n'ingaruka zizabaho, kandi za ngaruka koko mukagerageza kuzikurikiza kugira ngo bigire umumaro.